Amasomo yo kuri uyu wa kane mu cyumweru cya kabiri cy'igisibo. Ayo masomo ryo mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya umutwe wa 17 umurongo wa 5 kugera ku wa 10, Zaburi ya mbere n'ivanjiri ya Luka umutwe wa 16 umurongo wa 19 kugera ku wa 31. Isomo ryo mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya. Uhoraho avuze atya: aravumwe umuntu wiringira abandi bantu, kuko imbaraga zimurimo ziba ari iz'umubiri, umutima we ukirengagiza Uhoraho. Ameze nk'agati mu mayaga katazigera gakura ngo kagare, kuko kibera ahantu hashyuhiranye mu butayu, mu butaka bw'urusekabuye budashobora guturwa. Arahirwa umuntu wiringira Uhoraho, kuko Uhoraho amubera ikiramiro. Ameze nk'igiti giteye ku nkombe y'amazi, kigashora imizi yacyo ku nkengero y'umugezi. Ntacyo cyumva iyo icyokere kije. Amababi yacyo ahora atohagiye mu gihe cy'amapfa, nta kigikangaranya kandi ntigihwema kurumbuka imbuto. Mu nda y'umuntu niho kure kuruta ahandi hose. Ninde wacengera umutima we mubi ngo awuhane? Ni njye Uhoraho ucengera ibitekerezo, nkagenzura imitima, kandi nkahembera buri wese imyifatire ye nkurikije imbuto z'ibikorwa bye. Iryo ni ijambo ry'Imana. Hahirwa umuntu wiringira Uhoraho. Hahirwa umuntu udakurikiza inama y'abagiranabi, akirinda inzira y'abanyabyaha, kandi ntiyicarane n'abaneguranye, ahubwo agahimbazwa n'amategeko y'Uhoraho, akayazirikana umunsi n'ijoro. Hahirwa umuntu wiringira Uhoraho. Ameze nk'igiti cyatewe iruhande rw'umugezi, kikera imbuto uko igihe kigeze, kandi amababi yacyo ntagire ubwarabirana. Uwo muntu ibyo akora byose biramuhira. Hahirwa umuntu wiringira Uhoraho. Naho ku bagiranabi si uko bigenda, bo bameze nk'umurama uhuhwa n'umuyaga, kuko Uhoraho yita ku nzira y'intungane, naho inzira y'abagiranabi ikagusha ruhabo. Hahirwa umuntu wiringira Uhoraho. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo yo mu ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Luka. Muri icyo gihe Yezu acira abigishwa be uyu mugani ati: habayeho umugabo w'umukungu wambaraga imyambaro myiza y'umuhemba n'iy'imyeru, buri munsi akarya by'agatangaza. Hari n'umukene witwaga Lazaro, wari wamazwe n'ibisebe, akarambarara ku muryango w'uwo mukungu. Yifuzaga gutungwa n'ibyagwaga hasi bivuye ku meza y'uwo mukungu, akabibura, ahubwo imbwa zikaza kurigata ibisebe bye. Umukene rero aza gupfa, abamarayika bamushyikiriza Aburahamu, umukungu nawe arapfa, baramuhamba. Ageze ikuzimu arahababarira cyane, niko kubura amaso abonera kuri Aburahamu ari kumwe na Lazaro. Nuko atera hejuru ati: mubyeyi Aburahamu, mbabarira wohereze Lazaro akoze umutwe w'urutoki rwe mu mazi, maze ambobereze ku rurimi, kuko nazahajwe n'uyu muriro. Aburahamu aramusubiza ati: mwana wanjye, ibuka ko wakize cyane ukiri ku isi, naho Lazaro akahagirira ibyago. Ubu rero yibereye hano mu byishimo, naho wowe urababara. Uretse n'ibyo, hagati yacu namwe hari imanga nini ituma abashaka kuva hano baza aho batabishobora, namwe kandi ntimushobore kuva aho muri ngo mudusange. Umukungu arongera ati: mubyeyi, ndagusabye ngo wohereze Lazaro kwa data, kuko mpafite abavandimwe 5, agenda ababurire, ejo nabo batazaza ahantu babari. Aburahamu aramusubiza ati: bafite Musa n'abahanuzi nibabumve. Undi ati: oya mubyeyi Aburahamu, ahubwo umwe mu bapfuye nabasanga bazisubiraho.
Aburahamu arongera aramusubiza ati niba batumva gusa n'abahanuzi naho hagira uzuka mu bapfuye ntibyabemeza. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Yezu Kristo akuzwe. Uyu munsi rero Yezu waradusanze mu ijambo rye kugira ngo atwigishe gusenya inkuta mu izina rye. Ubukire, amafaranga, umurengwe bishyira hagati y'abantu be bose akunda, yacunguje amaraso ye, ashaka gukiriza icyarimwe. Rimwe rero mu makosa ijambo rya Nyagasani ritwibutsa uyu munsi kwirinda no kwiringira ibindi bitari uhoraho cyangwa abandi, kwiringira ibindi bitari Yezu Kristo, abandi batari Yezu Kristo. Gushyira icyizere cyawe mu bantu aho kugishyira muri Yezu Kristo buzaguha ubugingo bw'iteka. Akenshi hariho abantu bajya kubeshya abandi bakababwira ntacyo uzamburana, ntacyo uzamburana. Aya ni amagambo y'ubwirasi bukabije. Iryo ni ijambo Yezu ubwe yakatubwiye. Koko ufite ikizi, ubugingo bw'iteka se? Reka twoye gukomeza. Icyangombwa ni ukumvisha ko mu by'ukuri uwo muntu tugirira icyizere mbere na mbere ari twebwe ubwacu. Hahirwa umuntu wizera umuntu, uwo muntu ari wowe mbere na mbere. Kwiyemera, kwirata, gushaka kugaragara. Basanga nyine umuntu noneho kugira ngo nyine aboneke kurushaho arirunda ibintu asuzugura abantu. Abantu Nyagasani Yezu yaremye mu ishusho rye, abantu yacunguje amaraso ye, abantu bafite agaciro gakomeye imbere ye. Ni muri urwo rwego rero Nyagasani Yezu Kristo atwigisha mu ivanjiri ya none, kubera ko hagati y'abakire n'abakene hari imanga, kandi iyo manga iyo idasenyutse muri ubu buzima no mu bundi irakomeza, no mu bundi irakomeza. Nguko byagendekeye nyine uriya mukungu ntiyigeze yikoza arazora mu bukene bwe. Ntacyo yapfanaga nawe, ntacyo yahuriragaho nawe, aho imbwa ze nizo zarigataga ibisebe bye. Naho abantu be ntawumukoraga, ari ubwe ari n'abantu be ntawumukoraga, nta n'uwamwikozaga. Iyo manga riri hagati y'abakire n'abakene, yewe we Nyagasani Yezu twigirire impuhwe kuko turi abanyabyaha. Iyo manga nikomeza kubaho, noneho byagera mu bundi buzima bigahinduka, ya manga ntivaho, ahubwo uwitwaga ko ari hejuru ajya hasi, maze uwitwaga ko ari hasi akajya hejuru. Umukungu yubura amaso areba hejuru, abona Lazaro hejuru ye, ubundi yarabaga yicaye mu itaka ku muryango we. Imanga hagati yabo yagumyeho, ariko noneho Lazaro niwe uri mu byishimo, kandi wa mukungu ntaho azigera ahurira nawe, nk'uko no mu buri buzima ntaho bigeze bahurira, no mu bundi ntaho bazahurira. Bavandimwe, ivanjiri ya Yezu Kristo ibereyeho guhuza abantu, ibereyeho gusenya izo manga cyangwa se kuziringaniza, maze igasenya inkuta zose zitandukanya abantu, zaba izubatswe n'ubwenge, zaba izubatswe n'amafaranga, zaba izubatswe n'iki, zose zigasenyuka mu izina rya Yezu. Twese turabavandimwe, twese turabavandimwe,
twavukiye mu maraso ya Yesu Kristo, turi abana ba Data uhoraho kubwa Yesu Kristo. Ibindi byose rero by'ibyubahiro ibiki n'ibiki ibyo byose muri rusange ni bya nyine bigenda byongera imanga cyangwa bikubaka inkuta. Uyu munsi ni imanga. Ivanjiri ritumurikire Yesu Kristo turangaje imbere, we muvandimwe wa bose, we mukire wigize umukene kuko Pawulo abitubwira, kugira ngo ashobore kudukirisha ubukire bwe, yabwiyambuye yabwicuje kugira ngo abutwambike, tumukurikiye natwe dushobore gusenya n'izina rye izo nkuta zose. Gusiba iyo manga. Buri wese rero atanga uko umutima we mubwira, atinuba adahaswe, kuko Imana ikunda utanga yishimye. Imana ifite ububasha bwo kubasendereza ibyiza by'ubwoko bwose, kugira ngo muhorane ibyangombwa igihe cyose no muri byose, mugasagura ndetse nibafasha gukora ibikorwa byiza. Musanzwe muzi ubugira neza bw'umwami wacu Yesu Kristo, we mukiri wemeye kwigira umukene ari mwabigirira ngo abakungaharisha ubukene bwe. Nyuma yo kwiyambura ubukire abakungaharisha ubukene bwe. Ibaruwa ya kabiri y'Abanyakorinti umutwe wa 8 umurongo wa 9 na hariya twasomye mbere hadushishikariza gusangira n'abandi. Muri ibaruwa ya kabiri y'Abanyakorinti umutwe wa 9 umurongo wa 7 n'uwa 8. Hari imanga rero hagati y'abakene n'abakene muri iyi si, kandi ivanjiri yonyine niyo ishobora kugisiba. Reka dufate ingero. Cya gikeri bakibwiye batutahe na ntashya, kiti mvuriye he n'ibiguruka. Iyo manga iri hagati y'igikeri n'intashya, intashya iri hejuru iguruka nacyo kiri hasi mu mazi. Iyo manga ari nayo kandi ikarushaho kwiyongera. Duhereye ku rugero navuga rusekeje, n'ukuntu abakire ba mbere bo muri iyi si barimo kujya gushaka amazi ku wundi mubumbe. Ese haba hari amazi kuri Marisi? Mu gihe hano ku isi hari miliyoni z'abantu zitanywa amazi, zidafite amazi. Mu gihe bavuze batereka dufate umugambi wo guha amazi umuntu wese uri kuri iyi si, amazi afutse, ku buryo buri wese abona amazi yo gukaraba, akabona amazi yo kunywa. Kuko ntabwo inyanja yabaye nto kugira ngo ibe itazakazwa ku isi hose, kandi ntihabuze uburyo bwo kubikora. Inyanja n'ibiyaga, imigezi, ariko ibyo byose ninde wabikoraho? Reka twigire twebwe kuri Marisi kwishakirayo ubuzima. Abo ngabo se bavuze iki? Urwo ni urugero, kandi ntawe duciriye urubanza. Ibyakwitwaza byose ni iki kirusha agaciro umuntu? Kuvuga se ngo abantu bavumbuye ibi n'ibi, bagiye aha bagize gute, ni iki kiruta agaciro umuntu waremwe mu ishusho ya Data na Mwana na Roho Mutagatifu? Hari izindi ngero. Zitandukanye abakire n'abakene. Ese hera no ku myubakire. Muzi imijyi imwe nyine ko shobora kugira ngubu hari amazu amwe azabasumba kilometero uzamutse ujya hejuru, umwe akaba abaho muri kilometero, undi ari hasi ku butaka, adafite icyo arya, adafite icyo yambara.
abakire nibo baba hejuru, abakene bakaba hasi. Abakire bubaka inzu ndende, abakene bakubaka ingufi. Rwo ni urugero. Amahoteli haba y'abakire n'ay'abakene. Byose ni hagati nyine y'abakire n'abakene hari imanga, igihe cyose imanga. Jya mu ndege hari imyanya y'abakire n'iy'abantu nyine abantu b'abakene. Igihe cyose hari imanga. Ikintu cyose hakaba resitora z'abakire n'iz'abakene. Bashakisha nyine ya make, mu gihe undi arimo ashakisha ya menshi. Ko nyine wowe uragenda ugana ku makeya, we agenda agana ku menshi. Urumva nyine hagati yanyu hari iki? Imanga. Yewe haba amashuri y'abakire n'ay'abakene. Imanga. Haba ibitaro by'abakire n'iby'abakene. Imanga. Ndetse bikajya no guhuhuka hamwe na hamwe, hakaba imva z'abakire n'iz'abakene. Cyangwa se zitagiye kure, imva y'umukene n'iy'umukire ntabwo biba bisa. Imanga. Ubwo tugera no muri kiliziya se, habaho imiryango ikize n'ikennye, kandi ntawe ushobora gufasha undi. Amadiyoseze akize n'akennye, kandi ntawe ushobora gushaka kwiyambura ubukire bwayo mu bwambike undi, naho yarira ati. Mu mikino se hari imikino y'abakire n'iy'abakene. Iyi si hagati y'abakire n'abakene rwose, hari ahantu nyine muri iyi si hadakandagira umukene, abakire gusa. Nibaza bakubwira bati kugira ngo winjire abatanga miliyoni y'amahero, urumva se aho hantu hinjira bangahe? Nuko rero, ariko ubwo wenda tuvuze menshi cyane. Hera ku ngero nyinshi urabona uburyo mu bantu hagenda hicamwo ibice. Ndetse ukinjira rimwe na rimwe muri kiliziya, nk'icyo ni igishuko mu by'ukuri gikwiye kurwanywa. Ugasanga abantu wenda barashinga umuryango wa Gisiyo Gatolika, umuryango wo kwita ibi niba, gukora ibi niba, ariko ugasanga nyine hari abantu bamwe badashobora kuwinjiramo. Wenda akaba ari umuryango utanga amafaranga menshi sinamenya, cyangwa se ntawe nshatse gucira urubanza, kubera ko n'ubundi Nyagasani si imiryango azacira urubanza, ni umuntu ku giti cye. Ariko rero niba uri mu muryango runaka, wagombye gutekereza ukareba, ese twebwe gahunda yacu igenewe abakene ni iyihe? Gahunda yacu igenewe abakene ni iyihe? Turafite ibi n'ibi, turafite twebwe ibyangombwa, ariko gahunda twebwe nk'aba nta muryango niriwe mvuga dufitiye abakene ni iyihe? Tuvuge kwiharida, ariko se ikorwa bivuye ku mutima cyangwa ni umuhango? Kiliziya njyewe niyo nasabire muri uyu mwaka w'impuhwe kugira ngo ijambo rya Yesu Kristo riyikangure, riyikura muri icyo kintu cyo kubakira ku bukire, maze hakaba inzego z'abantu, hagati y'abantu bishingiye gusa ku bukire, ku ifaranga cyangwa se no ku mitungo. Hagati y'abantu hakaba imbanga. Icyo kintu twari dukwiye kujya tukirwanya uko dushoboye. Buri wese agakora uko ashoboye, kubera ko ivanjiri Yesu Kristo ubwe adusaba kujya guhura n'abantu, kumushyira abantu. Nari ndwaye muransura, nari nambaye ubusa muranyambika, nari mfunze muransura,
nari ndi umugenzi murancumbikira, nari mfite inyota mu nticyonywa, nari nshonje mu nticyonjya muramfungurira. Ibyo byose byerekana ko ivanjiri igenda iduhuza n'abantu kandi abantu bababaye. Yesu Kristo nibwo butumwa afite kandi buri mukristo nibwo agomba kugira. Abantu wisize hariya mu rwego ngo njya sinavugisha abantu aba nabo. Njye mvugana n'abavuga igifaransa gusa, njye mvugana n'abavuga icyongereza gusa, njye mvugana n'aba bariya baturage njye se mvugana nabo. Nyagasani Yesu tugirire impuhwe. Yesu tugirire impuhwe. Dukize ubwirasi bwacu. Yesu mwiza nyiri impuhwe. Dutume kuba ugomba kudutumaho mu bibazo bafite kandi tubikorana urukundo rwawe. Nyagasani Yesu ntidushaka kumwara nk'uriya mukire wavuze amasengesho y'imfabusa nyuma yo kuva muri ubu buzima. Amasengesho yacu ntazabe inkitagihe. Nyagasani Yesu reka tuyavuge uyu munsi, tukubwire uhindure umutima wacu, dushobore kumva ko undi nawe ashobora kubabara, ko uwo burayi akeneye ko tumufasha dusangira nawe, ko utambaye akeneye ko tumwambika dusangira ku bike dufite. Umukristo agomba gukuza uwo mutima mu buzima bwe. Yesu Kristo aratwohereza cyo byanze bikunze. Umubyeyi Bikira Mariya dufashe kuberaho guhora dusiba imanga hagati y'abantu. Iyo manga cyane cyane ishingiye ku bintu. Niba ufite n'icyo urusha abandi, Yesu ntakubwiye ngo genda ugurisha ibyo utunze byose kandi nawe ufite abana bo kwitaho cyangwa iki. Ariko se ureke koko no gusuhuza umuntu. Kariya batindi. Yesu we ubwirasi. Njya mvugana n'abantu bize gusa. Taburiya nta gitekerezo agira. Yesu we. Ngaho se mushyire nyine ibyo bitekerezo byawe na. Ko nyine se ntabyo afite, wowe hano ukaba ubifite, kuki utabimushyira? Ivanjiri twohereza guhura n'abandi bantu mu bibazo bafite. Yesu Kristo twohereza guhura n'abandi bantu, ariko kwisonga ya byose bashyira urukundo rwa Yesu. Yesu urukundo se bashyire Yesu urukundo. Mubyeyi Bikira Mariya dufashe guhinduka ba Yesu Kristo. Twese twinjira mu rusange rw'abatagatifu, abemera ko Yesu Kristo ari we ubabeshejeho, ari we ibyishimo byabo, ari we bugingo bwabo, ari we bukungu bwabo. Singizwa Yesu Kristo wapfuye ukazuka. Mubyeyi Bikira Mariya udusabire. Ngwino Roho Mutagatifu, ngwino Roho w'urukundo, ngwino Roho wo gusaranganya n'abandi, ngwino Roho udufasha kumva ububare bw'abandi no kubafasha tubikuye ku mutima w'urukundo rwa Yesu. Ngwino Roho Mutagatifu.